ubwo rero mwatubimburire rwose ala sante a votre santé amashi ku gikorwa zose za diyoseze ya Ruhengeri umukecuru ijambo yakomeza kurikomeza ariko nanjye reka mwunganire gatoya mwunganirana mu buryo bwo gushimangira gushima kuri uyu munsi Padiri Kasiyani avuga ati si umuganura ko ntari umuganura bariya abantu baratozwa icyo nshimira abihaye Imana ni uburyo bamufashije mu burere kugeza kuri iyi saha twicaye aha ngaha Kiliziya Gatolika yabigizemo ingufu nyinshi buriya kurera ugira ngo kurera ni byoroshye sinzi ko yaba abisesengura ntabwo ari umurimo woroshye rero nk'umuryango turashimira Kiliziya Gatolika turashimira abakirisitu ku nzego zose turi hamwe n'abadutekereza batari hamwe tugasaba Imana ngo uyu muvandimwe wacu Imana yashoboye gushyira kuri uru rwego rw'abihaye Imana Bikira
Mariya wajyanywe mu ijuru akomeze amube hafi. Twese amasengesho tuyamugezeho tuyasangire. Ukuri kw'Imana nta kindi nashobora kuvuga. Hari agakoryo gatoya ngiye kubaha. Agakoryo gatoya ngiye kubaha abapadiri bamwe barakaza. Nuko nanjye nize seminari nkuru ariko simbashe kugera kuri iyi ndera. Ariko ni kwa kundi Imana ubwo urugo yari yararurebye iti ntabwo ugiye gutegura umukecuru uzaje umuba hafi, ariko intore yanjye ni uwo bucura ndi kureba, ninjye mfura mu rugo. Ubucura niwe ugeze kuri iyi nzira. Banyakubahwa ntarambiranye, twakomeza gusaba Imana ikatuba hafi muri byose na hose. Murakoze, murakaba. Amashyi menshi kuri Bwana Bernard. mubwire ko kuba umusaseridoti turabizi ni inema y'Imana, ubuntu bw'Imana, ariko ni n'icyubahiro kubera ubutumwa umusaseridoti ahabwa. Ntabwo ari icyubahiro cyo kunyungutira kugira ngo gusa wumve ko wubashywe, ahubwo ni ubutumwa bwiza bwo kugeza umuryango w'Imana ku byishimo bituruka ku Mana.
uyu munsi rero twaje hano ku rurembo kugira ngo twishimane n'umuryango n'inshuti n'abavandimwe. Misa y'umuganura nubwo padiri yatubwiye ngo ntabwo ari umuganura, ariko abaririmbyi bo babitubwiye, ayo mpamvu bakubyiniye nuko waje kubaganuza ku rukundo rw'Imana mu gitambo cy'Ukaristiya hano muri Santarari. Padi, haguruka baguha amashyi. Uyu mupadiri musabiye amashyi kuko arayakwiye, yaduteranije kuri uyu munsi kugira ngo twishime, kandi n'umubyeyi we turamushima kugira ngo ngiye kuvuga ngo azongere adutumire, ariko umenya umurimo we yarawusoje kandi yawusoje neza. Uruhande rwe hari mukuru we yabitubwiye, nawe azongera dutumire. Ntabwo nzi ngo afite bangahe, hasigaye bangahe, ariko hazaboneka undi, tuzabishima n'Imana izabishima. Turishimye rero kuri uyu munsi. Umubyeyi nawe muha amashyi rwose. Umuganura ubundi haba harabaye umunsi wo gutanga ubupadiri, paruwasi yose ikishima. Twagize n'amahirwe bibera hano kuri paruwase ya Kampanga, niho muri katedrali cyangwa mu yindi paruwasi, ariko byabereye hano. N'umwepiskopi turamushima kuko yatugiriye ubwo buntu kugira ngo paruwasi yizihirwe n'abakiri bato babibone. Ariko misa y'umuganura ni umunsi mukuru w'umuryango, aho umupadiri mushya avuka mu baturanyi, bagahamagara n'inshuti bakishima bakabyina. Uyu munsi rero turabyina twishime, ndetse turajya no mu rugo tubyine twishime byose, turanywa buke. Hari impamvu. Mu izina rero ry'abapadiri bakuru be, ndagira ngo nshimire ababyeyi, nshimire umuryango, ariko dushimire n'iyi Santarari kubera ko yabyaye benshi, irarera, irakuza. None hari uwo asubije Imana kugira ngo akore ubutumwa muri Kiliziya. Hari benshi babukora, ariko we abukore nk'umusaseridoti. Santarari, Padiri Santarari yawe iyi ngiyi turayishimiye, kandi turifuza ko nayo yakwishima mu mashyi n'impundu. Abapadiri bakuru bawe turakwifuriza ineza, turakwifuriza ishya n'ihirwe. Urakaza neza, dufatanye. Ubupadiri hari ibyishimo, hakabamo no kugoka nk'uko bisanzwe, nk'uko Yezu Kirisitu yabigenje kandi akabidusigira. Intumwa Yezu Kirisitu yatoye yazibwiye ko azohereje intama mu birura. Hano nta birura bihari, naho ugiye Busogo nta birura bihari, ariko uzanyagirwa, turira imisozi, nyagirwa. Ugize amahirwe bagukuriyeho Murama na Rugera, uzamuka Rugera uzajya kubafasha, ariko ntabwo iri mu butumwa uhawe. Ariko rero akazi karahari, ubutumwa burahari, uzabona akanya ko gukora, kandi uracyari umusore, uzakora. Mukuru wawe Musenyeri Barugahare ntukamusiganye, igihe azakubwira ati uri umusore, genda, uzagenda.
agusigana n'abakuru y'uri umusore uragenda bakakubwira bati mu gitondo hari misa saa 3 hari ugushengerera mu byangabo, saa 7 hari kanyove, saa 10 hari umukecuru ukeneye amasakaramentu ukibwa, uzagende hose uzahagere. Iyo ukiri muto rwose birumvikana, iyo imbaraga zitangiye kuba nkeya haba hari abasore baje bakugwa mu ntege, nuko nabo bakanzika. Ugutoye aguha n'imbaraga, ugutoye aguha n'abantu bagufasha. Akaba ariyo mpamvu nk'abapadiri dushimira abakirisitu baturutse aho wakoze ubutumwa, uri umufaratiri cyangwa se uri umudiyakoni, tukaba tubashima. Abavuye Mwange nabonye ari benshi, abakoze stage, abavuye aho waruhukiye Busengo, bavuye Janja, cyane cyane abaje kukwakira bavuye i Busogo, rwose Nyarurembo mubaha amashyi n'impundu. N'abandi baturutse ahandi, padiri ngabo, abo muzafatanya ubutumwa ni beza, bazagufasha kandi baje kubikubwira. Ntabwo rero tuvuze ngo tukwakiye nk'abapadiri twenyine, kuko tuzi ko turi kumwe n'imbaga y'abakirisitu bazakuba hafi bakagufasha mu butumwa. Uzababe hafi, ufatanye ubutumwa bw'Imana, muzabukora neza kandi umuryango w'Imana uzakomeza ukure ujye mbere muri byose, cyane cyane mu butungane. Ndagira rero ngo nanjye nongere uragize Imana, uragize umubyeyi Bikira Mariya kuri uyu munsi wa Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru. Abo uzahura nabo bose uzabereke uwo mubyeyi, nuko mugendane mugana ijuru. Bakristo bavandimwe ko duteraniye hano, ndagira ngo dushimire Imana kubera iyi ntore, kandi dukomeze dusabe Nyagasani atwongerere izindi nyinshi kandi nziza. Murakoze, murakoze.
tumaze kubiroza neza no kubitunganya. Padiri Kasiyani wasomye misa y'umuganura uyu munsi, twamugeneye ishashi y'intama iraherekezwa n'ibasha. burakaguye mbona abantu batangiye guhunga, ariko kubera harimo abatamenyereye aka karere kacu, twe tuzi ko ari umugisha umubyeyi Bikira Mariya twihereye. N'umugisha ntabwo ari imvura iturogoya. Nyakubahwa Musenyeri Izerwa wa Papa, Nyakubahwa Padiri Kasiyane baduteye ibyishimo uyu munsi, Nyakubahwa Padiri uvuze mu izina ry'abasaserdoti bakuru bacu, abasaserdoti mwese, babyeyi, mubyeyi Mwergo Saverina, komera cyane, bihaye Imana, abashyitsi bahire, Kristo Yesu akuzwe. Ngira ngo ntabwo ndongera kuvuga, dufite ibyishimo byinshi, mwabyiboneye, mwabyiyumviye, ntabwo ndabisubiramo. Ku munsi w'itangwa ry'ubusaserdoti tariki ya 6, abari bahari naribukije iyi tariki ya 15 ko tuzaba turi hano dushimira Imana kubera ingabire y'ubusaserdoti Padiri Kasiyane yakiriye, kandi iryo sengesho tukarinyuza ku mubyeyi Bikira Mariya wajyanywe mu ijuru. Nibyo byabaye rero. Paruwase yacu ya Kampanga igize maze kugira abapadiri ngo si 7. Padiri Mbonimpa Jean Claude nawe akaba avuka muri iyi santrari ya Rurembo, akaba Padiri Vincent de Paul, Padiri Ferdinand, Padiri Reveriani, Padiri Fabiane, Nizimpanga, Alphonse na Kasiyane. Ngira ngo bavuga gutyo ngo ni 7, ntagire uvuga ngo ni benshi, nubwo twirirwa tugereranya wenda n'andi maparuwase, twumve yuko urugendo rukiri rurerure. Santrari ya Rurembo muracyakeneye kubyara izindi ntore, nubwo n'andi masantrari twayabwira. Mu mateka ya hano i Rurembo, abakristu b'iyi santrari abakuru bamenye Padiri Guillaume, niwe mu butumwa yari afite yubatse kiliziya, wayubakishije ndetse igice cya mbere cyari amazu y'urugo rw'abapadiri. Yakoze ubutumwa hano ari umunyamahanga. Mwamenye Padiri Pinari. Padiri Pinari amaraso ye yamenetse hano kuri aritari atura igitambo cy'Ukarisitiya tariki ya 2 ukwezi kwa 2 umwaka w'1997. Abakristu ba hano i Rurembo amateka bayazi. Padiri Kabayole Joseph abaye hano imyaka 14,
yitabye Imana ku itariki ya 29 ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2020. Abo bose ni abapadiri tuzirikana ubutwari bwabo, ibikorwa bakoze yogezabutumwa hano, bikaba bigomba kudutera ishyaka ababyeyi tugakomeza kubyara abogezabutumwa, ku imirima yeze ni myinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Hari umuvandimwe wa Padiri Kasiyani Bernard, yego numvise uri kuvuga Padiri Kasiyani murumuna wawe wicira, mbese nkaho wasubijwe byarangiye. urashaka kudusubiza inyuma. Ubwo umwana wawe Imana izaguha cyangwa se yaguhaye nakubwira ati papa ndumva nshaka nanjye kuzaba padiri, uzamucecekesha oya Kasiyani turamufite. Hari umubyeyi widuduye abapadiri 3, imfura ye twariganye Padiri Gilbert Ntirandekura no muri paruwase ya Nyange muri diocese ya Nyundo. Uwo mubyeyi ubwo yarahombye aratakaje. Namubonye rwose ahagaranye, cyo twagize tuzajya no kumusura tumubaze ibyiyumviro by'uko yumva ameze, kubona rwose ahagaze padiri hano n'undi hano bamukikije. Imana ntituzajya tuyibarira ngo tuvuge ngo birahagije. Bernard mukomeze mubyara abasaseredoti, komeze biyongere rwose hano rero santrali, kubera hari Rurembo kuko ariho turi rwose. Padiri aravuka nk'abandi bana, padiri agaburirwa n'ababyeyi nk'abandi bana, akarerwa nk'abandi bana, agakura nk'abandi bana. Nuko rero byo president wa santrale Charlotte yavuze mu kugona kongeraho ko hano Rurembo turacyakeneye ko abapadiri biyongera cyane, ko navuze nayo mateka hano hari niho hahoze icyicaro cya paruwase. Murabizi umwepiskopi niho hagenda muri 2012 ko kimukira ahandi. Ubwo rero hano santrale ya Rurembo twiteze ko abapadiri bavuka hano bakwiyongera. Ka kagoroba k'abana uko abana nyine barerwa we, nuko mugashiremo imbaraga groupe vocationnaire bayigemo kugira ngo paruwasi Kampanga komeze igire abapadiri bavuka hano i Rurembo. Mu butumwa rero dufite ko mwabize zakomeza kuba hafi abakristo kugira ngo naho bakeneye ubufasha kugira ngo uwo muhamagaro ugaragare, bahamagara ku Imana biyongere, tuzabikora. Kandi na rugo rw'abapadiri ko president wa santrale yabivuze, gahunda kugira ngo irahari yuko hano rwose havugurwa hagaturwa, akanadufasha gukora ubutumwa neza twegera abakristo. Agira ngo nshimire umubyeyi wa Padiri Kasiyani Saverina, ndongera ndagushimiye. Nawe ngira ngo wajya gumbaza ati sinone padiri timbwira tazaba we azaba padiri buriya. Akarukundo yivugira nyuma mwumvise ukuntu yivugira yitonze, atubwo nzabibona, Imana izamfasha. Nuko shimirwa ku isengesho ryawe, Imana yarishubije kandi turakomeza kugirire neza. Urubyiruko rwose n'abato bumve nawe kurebe n'abandi babyeyi bati natwe twakwifuza kubyara umusaseredoti. Padiri Kasiyani rero ugiye mu butumwa, ugiye kwigisha, ugiye kuyobora umuryango w'Imana, ugiye kutagatifuza. Ari amafishi 12 bagiye basoma ira ruze kuyasinyaho. Ndabizi warabatije uri n'umudiyakoni,
ariko bari abana 12 umubare w'intumwa umwagira igihango ubwo kera uzaba uri muri yubire hari igihe uzakuzanira nk'akafoto ngubana wabati cyangwa akakuzanira ati njye wafatije babijyanye nko gusezerana yewe gusezerana nko ku myaka 25 ubwo nawe muri yubire nuko nayo mateka y'ubutumwa bwacu n'umwanya rero kwifuriza ubutumwa bwiza uzahirwe hariya Busogo ariko Busogo ya ndirimbo yanyu Busogo abateteshe narore sibyo atemeshe ngo narore kandi abantu muzajye mu nganzo ariko hamwe muzajye mu nganzo kandi turayifite kampanga nziza wahanzwe na rurema kampanga uyivuza ibigwi ukayivuga ntabwo wabirangiza rero mbese mbaye nk'uyu aho ngaho abandi bazakomerezaho tubaye rero umugeni mwiza rwose Padiri Kasiyane hano hari inzira y'ubusamo buriya nuko bavuga ngo guca mu mujyi kuri za kaburimbo nizo hano hari agahanda kaduhuza rwose ubusamo Busogo Kampanga ubwo nyine uzashobora kuzajya aje konka kongera akagenda nuvuga ngo umwepiskopi ubundi abepiskopi batanga ubutumwa igihe cyose tuvuga ko roho mutagatifu yabamurikiye ubwo yarabyohereje kugira ngo mu gihe mutazakomeza atari kure yaho isoko ubwo rero tuzakomeza rwose kugenderana kandi ko mwamwakiriye neza n'impano namuhaye kumwe tuzamuherekeza yego nagira ngo soze ijambo nongera kubashimira mwese torero kuri itorero rya Rurembo nabyini kwashimiye korari tugana umukiza amatorero mwabyinnye mwateye bishimo abashyitsi bacu abasaserdoti mubona kandi mukomeze musabire abasaserdoti bari dukeneye isengesho ryanyu kugira ngo ubutumwa bwacu bukomeze bugende neza Imana idutorera ibirenze imbaraga zacu mwakoze rero mwaje guhimbaza uyu munsi rwose kandi muzanagaruke buriya abapadiri ni igihe mbese ni gahuzamiryango ariko nta gahuzamiryango ni amagambo yanditse kuri rya cupa rya pirimusi ntabwo bose ariko babaza pirimusi bari gahuzamiryango bakaza baturutse hirya no hino kubera ko ndari nk'inshuti za Padiri Kasiyane kubera ko biganye ariko bigasa mube n'inshuti za paruwase Kampanga nubwo n'ikindi gihe muzazi sibyo bikari biwacu ubwo ababyeyi be mwababonye ubwo mbese namwe mwabaye inshuti zacu nimuza muzaza tubazi usanga nuko umwana wacu yabaye neza umunsi wacu muri sanga bizajya birangirira aha ngaha rero numve yuko icyo gihe paruwasi aba ari umwanya mwiza ibigize ikunguka inshuti reka rero ntimubona ikirere sinababwiye dore rero ni ibingibi Kampanga nibidutunze gusa ibigishaza tukakira tugashimira Imana mwakoze rero mukomeze mugubwe neza nibikurikiraho Imana irakomeza bihe umugisha murakoze cyane Yeza kuzwe mbere yuko twakira umugisha w'Imana nanjye ndashimira Imana ize uruhare bose kuva navuka kugeza ubu ngubu kuba mpagaze aha n'uruhare rwabo Imana ibahe umugisha ndabasaba rero ko mwazamfasha kugira ngo nkomeze ngororokere Nyagasani aho nzagwa nzagira imbaraga zo guhaguruka ibyo ndabibasabye
kandi nanjye nzakomeza kubasabira ku Mana. Murakoze rero, mugire umunsi mwiza. Nuko amaze kubivuga, abatarabasha kwinjira hariya bagende mu rugo, barahazi, murasanga babateguriye, mwicare mugwe neza ibirori bikomeye. Natwe turaza tubasange, sibyo ra? Tugana Umukiza, ubwo namwe murabyumva. Turi kumwe rero. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabaha umugisha, Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Dukomeze tugire umunsi mwiza. Ufite amagambo y'umugisha wawe wese. Nyagasani tugushimiye byiza byose bituruka iwawe, tugushimiye umunsi, none turagusabye ngo aya mafunguro n'ibinyobwa tugafatira aha ngaha, ubihe umugisha wawe, ababigizemo uruhare nabo baha umugisha, natwe tugiye kubisangira nk'abavandimwe, bikomeze bidutera imbaraga zo gukubera abahamya bwa Yezu Kristo Umwami wacu. Amen. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ku bakuru ndabona protokolo arimo bafasha neza, bakaba batangiye bacana. Aha, amashyi mwaba turatetse haje rero amashiga ya kijyambere bihise bisha, haje birahiye, haje gaze idatera imyotsi. Ndabona rero bifatanyije uko ari bane kugira ngo biriya biryo bitunganye. Bakase inshuro ya mbere umugati, tuzi ko dutungira ubuzima utunga roho. Bakase bwa kabiri utunga umugati utunga umubiri. Excuse. Barangije mwabaha amashi kose. Rebe n'ikibindi nibakoza mu museke inzoga iratomboka. Hirasha. Kera wafunguraga ikidomoro cy'urwagwa waba utitonze ugasanga ikoti riranduye. Ubwo rero niba barafungura bitonze ntimeneke, naje ntombizi. Nuko bikorana ubugenge n'ubwitonzi n'ubuhanga, kubera ko buriya uwo ari we wese ubanza atapfa kubishobora. Uwapfundikiye yarakomeje. Biri hafi ariko ntimurambirwe. Biri hafi. Yayirondeye yanze kuyimena. Yayirondeye anze kumena inzoga y'abandi. Ariko irahenda. Irahenda ntawayinyanyagiza. Nabyo kumena inzoga z'abandi ntago. Irahenda ntawayinyanyagiza ndi. Ubwo rero mwatubimburira rwose. Alasante ya notre sante. Amashi ku gikorwa. Nyakubahwa Padiri uhagarariye abapadiri ba diyoseze yacu ya Ruhengeri, Nyakubahwa Padiri Nsengiyumva Manzi Kasiyani,
nyakubahwa padiri Nsengiyumva Manzi Kasiyani waduteye kugira ibi birori, ba nyakubahwa abasasaridoti bihaye Imana, namwe bayobozi mu nzego za leta bahagarariye abandi muri ibi birori, bakristu barayiki beza, Kristu Yesu akuzwe. Nyakubahwa padiri mukuru, abakristu ba santarari ya Rurembo bishimiye kubakira muri uyu munsi udasanzwe w'umuganura wa padiri Kasiyani. Tunashimira Imana yamudutoreye, Imana irakarama. Nyakubahwa padiri mukuru, ubu dufite intego yo kugendera hamwe no kwegera abakristu mu byiciro babarizwamo. Ubutumwa tubukorera mu masikirisari 3 mu miryango remezo 22. Buri butumwa muri ubu butumwa twifuza kuva mu bukristu bw'ikivundu. Nyakubahwa padiri mukuru, turifuza ko ubutumwa twafatanya n'abasasaridoti ba paruwasi yacu ya Kampanga nk'uko bisanzwe mudufasha gutanga amasakramentu ku basaza n'abakecuru n'abarwayi badashobora kuza mu misa ku kiliziya. Padiri mukuru wa paruwasi yacu ya Kampanga, turifuza ko mwakomeza kudukorera ubuvugizi kugira ngo uru rugo rwiza rw'abapadiri rudakomeza kuba rwonyine. Nyakubahwa padiri mukuru, turacyabashimira cyane kandi tubaragije Imana yo mugenga wa byose. Mutagatifu Filiponeri adusabire. Arakoze na Perezida wa Santarari amashyi.